nongeye kubaha ikaze bakurikiye ibiganiro byacu tubagezaho kuri channel yacu The Maximum. Uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro giteye amatsiko cyane kivuga ngo mbega ukuntu umugabo wawe ateye, mbega ukuntu abahungu bateye, mbega ukuntu abagabo bateye. Menya byinshi ku bagabo bakuzengurutse, niba umufite umumenye neza, niba kandi utanamufite uzamushaka wenda, ariko kandi nubwo utanamushaka wanamenya uko ateye nabyo ntacyo byaba bitwaye. Ariko mbere ya byose reka mbanze nkwibutse gukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'ikiganiro cy'ubutaha. Uyu munsi ndabagezaho ibintu bigeze ku 10 bitandukanye ukwiriye kumenya ku mugabo wawe. Cyambere ukwiriye kumenya ku mugabo wawe, burya abagabo bose ntabwo ari bo, burya nta mugabo usa n'uwo. Ibyo ngibyo ukwiriye kumenya neza. Cya kabiri, burya abagabo bose ntabwo baca inyuma y'uwo bashakanye, oya pe, ntabwo ariko bose bateye. Hariho abagabo cyangwa abahungu badashobora kubona umwanya wo guha icyitwa igitsina gore. Uko bateye bamwe usanga rwose nta mwanya afitiye icyitwa igitsina gore. Hari abahungu bateye gutyo. Ntabwo abagabo bose bakunda abagore, oya. Rimwe na rimwe ubona dushaka abagabo bagashaka, ariko burya bose ntabwo bakunda abagore. Hari n'abashaka kubw'igitsure, kubw'igitutu cy'urungano, kubw'igitutu cy'umuryango mugari baherereyemo, akanga ko birirwa bamubaza ngo kuki udashaka, akemera akamushaka. Ariko burya ntabwo abagabo bose bakunda abagore. Burya umugabo wese akunda kubaho, icyo cyo tugihurira kenshi. Wowe niba umufite jya umwubaha, kandi niba wenda kumushaka witegure kujya umwubaha, nubikora azagukunda. Ikindi kintu gisekeje cyane ntabwo umugabo ushobora kumuremamo urukundo ubona ko yemeye ko muryamana. Yewe nubwo byaba inshuro nyinshi, ntabwo umugabo yagukunda ubona ko mwaryamana kenshi. Niba atagukunda burya ntabwo agukunda. Abakobwa cyangwa abagore muri rusange, ntukifashishe imibonano mpuzabitsina ushaka kwigarurira umutima w'umugabo. Niba ushaka ko umugabo agukunda kandi akakwitaho, gerageza umwiteho, umwubahe, mbese nk'uko wita ku mwana mutoya cyane. Abagabo nuko bateye. Reka umugabo abe umutware we, nimwereka ko hari ibyo adashoboye, murekere izo nshingano mubigenzura. Umukobwa, niba hari umugabo urimo kugutereta, niba hari umusore ubona wifuza ko muzabana, reka mugire inama ikurikira. Wikwibanda ku mibonano mpuzabitsina ngo ukunde ufatishe uwo musore, ngo ukunde umwigarurire, oya. Reka da, ntabwo ibyo ngibyo byatuma agukunda. Mutekere ibiryo biryoshye, umuganirize, umufungurire, umwubahe. Utwo tuntu dutoya abantu benshi basuzugura tuzatuma wigarurira umutima we. Ikintu cya nyuma nshaka gusorezaho uyu munsi mu kiganiro cyacu, ndashaka kwibutsa ko burya abagabo bakunda abagore baca bugufi. Umukobwa, niba hari urimo kukurambagiza, iga guca bugufi, uzamutsindira. Ndabashimiye ku mwanya wanyu. Inkunga yawe nta yindi, subscribe, like, kandi uduhe comment kugira ngo tumenye niba ibyo tubagezaho ari iby'agaciro.